Yesu ashimwe cyane abana mumeze neza. Kanizere ko mwese mumeze neza kuko nta makuru mabi turumva ko hari uwarwaye cyangwa se hari uwakoze impanuka cyangwa se hari uwagize ate, ariko ndashima Imana ko muri amahoro natwe kandi tukaba turi amahoro. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndashima Imana cyane ko muri iyi minsi nari ndwaye ariko Imana yaranyijije, ndayishima cyane. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza cyane. Uyu munsi turashima Imana ko Imana yongeye kuduhereza uyu munsi kugira ngo tunezerwemo kandi tuwishimiremo. Nimuhaguruke rero duhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu kuri uyu munsi yaduhaye kugira ngo tuyinezererwe, tuyihimbaze, tuyiramye, Imana itwishimire kandi natwe tuyishimire. Reka rero dusenge tugiye gutangira iteraniro ryacu, dutangira kuramya no guhimbaza. Reka tubanze dusenge. Ndabasaba kugira ngo aho muri mwese duce bugufi dusenge, twifate neza dusenge, hanyuma dutangire amateraniro yacu. Murakoze. Uwiteka Mana yacu, Imana nziza kandi Imana ikiranuka, twongeye kugushima kubera yuko uri umwungeri wacu. Tugushimiye ko uri Imana y'agakiza kacu, Mwami Imana y'imbabazi. Tugushimiye kubera yuko waturinze igihe cyose gitambutse, Mwami Yesu, kuba turiho no kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Ndagushimira kubwa buri mwana wese uriho ahari hose. Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro nyagora ku ngoma we. Mwuka wera rero turakwinyize kugira ngo umanukire kubana natwe. Tugiye gutangira amateraniro yacu, turagutumiye Mwuka wera kugira ngo uzubane natwe, kuko udahari nta kintu twaba dukoze, nta nubwo twabishobora. Mwami Yesu, niwe dutumiye kugira ngo uzubane natwe, ubane n'abana bose aho bari. Mwuka wera utugirire neza kandi uduhereze umunsi mwiza nyaguhora ku ngoma we. Turakwakiriye muri byose, ngwino ganze. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye kandi twiringiye. Amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mbasabe mwese ahantu muri, buri muntu wese ahari hereza izina ry'Imana, areze Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mukunda Imana, nizeye ko mutarabireka. Yego. Amen. Tugiye rero guhimbaza Imana mu ndirimbo ivuga ngo be a doer, cyangwa se ube ukora ikijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya. Tugiye gufatanya hamwe twese duhaguruke duhimbaza Imana muri iyi ndirimbo. Yego. Muhaguruke mwese. If you're a hero of the word but not a doer, you're like someone who sees themselves in a mirror, but when they've looked and gone away, they forget they've seen their face. So be sure to be a doer, be a doer. If you're a hero of the word but not a doer, you're like someone who sees themselves in a mirror, but when they've looked and gone away, they forget they've seen their face. So be sure to be a doer, be a doer. Be a doer, be a doer, be a doer. Be a doer, be a doer, be a doer. Be a doer, 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 be a doer. If you're a hero of the word but not a doer, you're like someone who sees themselves in a mirror, but when they've looked and gone away, they forget they've seen their face. So be sure to be a doer, be a doer. If you're a hero of the word but not a doer, you're like someone who sees themselves in a mirror, but when they've looked and gone away, they forget they've seen their face. So be sure to be a doer, be a doer. Be a doer, be a doer, be a doer. Be a doer, be a doer, be a doer. Be a doer, 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 be a doer. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nanone turashima Imana kubwa kano kanya keza nanone tuvuyemo, akanya ko guhimbaza Imana. Mwabyishimiye? Nizere ko mwese mwishimye. Indirimbo yari imeze ite? Yari imeze neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero tuje mu kanya k'ijambo, tuje kumva ijambo ry'Imana, tuje kumva icyo Imana idushakaho. Ese Imana iradushakaho iki? Imana iradushakaho iki muri iyi minsi? Irashaka ko dukora iki? Haleluya.
ubushize tujya kwini yatwigishije ku nkuru nziza, sibyo? Nizere ko mukibyibuka. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga kuba umuntu ukora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ese dukora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira? Iki ijambo ry'Imana rivuga natwe nibyo dukora? Turabikora? Hari igihe tubikora n'igihe tutabikora. Ariko uyu munsi Imana irashaka kutubwira ngo tube abantu bakora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Tugiye kureba rero inkuru yacu, tugiye kureba uburyo Imana idusaba gukora ibyo ijambo ryayo ritubwira. Turabisanga muri Yakobo, ni ku gice cya mbere n'igice cya kabiri. Inkuru yacu niho turi buyisange. Yesu ashimwe cyane. Yakobo yanditse urwandiko, arwandikira abantu bari batuye muri places zitandukanye, abamenyesha ese abizera bakwiriye kubaho gute? Ese abantu bizera Imana bakwiriye kubaho gute? Dukwiriye kubaho gute niba twizera Imana? Ese dukwiriye kubaho ubuzima twishakiye cyangwa dukwiriye kubaho ubuzima Imana idushakaho? Haleluya! Yabandikiye rero ababwira uburyo abizera bakwiriye kubaho. Arabandikira ababwira ngo abizera bakwiriye kumva ijambo ry'Imana kandi bakarishyira mu bikorwa. Yesu ashimwe cyane. Arababwira ngo niba twumva ijambo ry'Imana, niba mwumva ijambo ry'Imana, icyo gihe yari arimo kwandikira abo mu itorero rye yari ayoboye icyo gihe, abantu bizeraga Imana. Arababwira ngo niba mukunda Imana by'ukuri, mukwiriye ndetse no gukora ibyo ijambo ryayo, ngo kandi niba mutabikora ubwo muba mwibeshye rwose. Niba umuntu akunda Imana akumva ijambo ryayo hanyuma ntakore ibyo ijambo rivuga, ngo baba bibeshye. Uwo muntu aba yibeshye mu by'ukuri. Rero arangije nanone arabandikira arababwira ngo niwumva ijambo ry'Imana ntukore ibyo iryo jambo rivuga, ngo uba umeze nka wa muntu ugenda akireba muri mira, yarangiza yagera hirya akibagirwa uko yasaga. Haleluya! Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome muri Yakobo, reka dusome muri Yakobo igice cya mbere. Ni bande bafite Bible? Nizere ko muzifite. Abazifite mujye muzikurayo, nitugera mu gihe cyo gusoma ijambo ry'Imana nawe usome. Dusome muri Yakobo igice cya mbere duhere ku murongo wa 22 turebe. Ese dukwiriye kubigenza gute? Ese twumva ijambo ry'Imana tukaryibagirwa tukagenda ntidukore ibyo ijambo ritubwira? Reka dusome rero. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22. Kadusome. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda. Uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Haleluya! Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umuntu ntabwo dukwiriye kumva ijambo ry'Imana ngo tugende tubifate gutyo just. Ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana ntagire icyo arikoraho, ngo cyangwa se akabyibagirwa, ni nka wa muntu wirebera mu ndorerwamo yagera imbere akibagirwa uko asa. Ariko hano Yakobo yarababwiye ngo nanone ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana ngo kandi agakora ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ngo uwo nguwo azahabwa umugisha. Ese nawe urifuza guhabwa umugisha n'Uwiteka? Ni bande babyifuza? Njyewe ndabyifuza. Nizere ko nawe mubyifuza. Haleluya! Niba twifuza guhabwa umugisha n'Uwiteka rero, reka dukore ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Arangije nanone Yakobo arababwira ngo izina ry'Imana kugira ngo rihabwe icyubahiro nuko twebwe abizera cyangwa se abantu bizera Imana tugira kwizera k'ukuri, hanyuma twarangiza tugakora ibyiza. Ese dukora ibyiza? Ni bande bakora ibyiza? Haleluya! Imana iradusaba gukora ibyiza. Gukora ibyiza rero ni ibihe byiza dukwiriye gukora? Ni ibihe byiza dukwiriye gukora? Harimo nko gufasha abantu,
wenda nko gusanga umuntu yambaye ubusa ufite umwambaro ukamuhereza, iyo ni imirimo myiza. Nko gusanga umuntu ashonje ukamugaburira, iyo ni imirimo myiza. Gusharinga, gufashanya, gusengerana, iyo si imirimo myiza se? Iyo ni imirimo myiza Uwiteka Imana adushakaho. Haleluya. Yakobo nanone arangije akomeza kubwira abantu, arababwira ngo akomeza kubandikira mu rwandiko yabandikiye, akomeza kubabwira ngo bene data, bashiki banjye, bakuru banjye na barumuna banjye, ngo nubona umuntu, nuramuka uhuye n'umuntu agenda, umuntu arakonje, afite imbeho, arashonje, ngo warangiza ukamubwira ngo igendere mu mahoro, ugende ususuruke, ushyuhe, ngo kandi uhage, nta kintu na kimwe umufashije, ngo ese koko ibyo nibyo? Ese uzaba ukoze ibyiza? None se natwe uramutse uhuye n'umuntu hari ikintu akeneye kandi ugifite, ukamubwira ngo igendere mu mahoro, Imana izakiguhereza, kandi utakimuhaye, ese tuba dukoze ibiri byo? Ntago ari byo. Ni ukuvuga ngo uwo muntu icyo aba akeneye nicyo ugomba kumuhereza, niba ushoboye kumufasha umufashe. Haleluya. Aratubwira ngo akomeza kubabwira ngo reka turebe dusome nanone muri Yakobo igice cya kabiri ku murongo wa 14. Reka dusome ngo mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera, nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro, ususuruke, uhage, ariko nimumuhe ibyo umubiri ukeneye, byavura iki? Ese byavura iki? Uwo muntu tutamufashije ngo tumuhereze ibyo umubiri we ukeneye, byavura iki? Kwizera, Yakobo yarababwiye ngo kwizera kudafite imirimo ntacyo kumaze. Haleluya. N'ijambo ry'Imana kandi niko ritubwiye, kwizera kudafite imirimo ntacyo kumaze. Niba uhuye n'uwo muntu ukamubwira ati igendere mu mahoro, ati ibyo ushaka uraza kubibona, ukabyizera wenda ko ari buze kubibona, ariko utabimuhaye, none se bimaze iki? Ngo kwizera kudafite imirimo ntacyo kumaze. Haleluya. Yesu ashimwe. Uko niko kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ngo kwizera kudafite imirimo kuri konyine kuba kugize gute? Kuba gupfuye. Ngo ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, njyeweho mfite imirimo njyeweho mfite imirimo, ngo nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye nkwereke kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirizwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Haleluya. Reka tube ducumbikishije aho ngaho. Kwizera kudafite imirimo, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo kwizera kudafite imirimo nta kintu kuba kumaze. Hanyuma hano harimo urugero rwa Aburahamu. Aburahamu muramuzi? Mwari mwumvaho umuntu witwa Aburahamu muri Bibiliya? Aburahamu Imana yaramubwiye ngo ajye gutamba Isaka. Aburahamu ntago yigeze yanga, kubera yuko yabyizeye akavuga ngo yumviye Imana, yumviye ijambo ry'Imana, iravuga ngo reka nkore icyo Imana imbwiye. Ntago yigeze reba ngo Isaka niwe mfite wenyine. Murabizi ko Aburahamu umwana wenyine yari afite yari nde? Yari Isaka. Imana iramubwira ngo ajye kumutamba. Aburahamu rero
ntabwo yigeze yanga ngo ashidikanye ngo avuge ngo se Mana ngo umwana umwe wenyine mfite kuko urambwiye ngo njye kumuguhereza ngo none singenda sigara n'iki. Ibyo ngibyo ntabwo yigeze abigira, ariko yumviye Imana aragenda ajya gutamba Isaka. Agezeyo Imana iramubuza. Imana icyo yashakaga ni ukureba ko Aburahamu ese yumviye Imana. Ariko Aburahamu reka dukomezeho kuri 22 yavuze ngo ubonye yuko kwizera kwafatanijwe n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye, nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanyirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Ese wowe iri inshuti y'Imana? Ngo Aburahamu yiswe inshuti y'Imana kubera yuko ibyo Imana yamubwiye yarabyubahirije, yarabyemeye. Haleluya. Ese Imana itwemera ari uko twakoze ibyiza? Imana itwemera ari uko tuzi gukora imirimo myiza? Ahubwo oya, ntago ariko Imana ibigenza. Ahubwo Imana yemera babandi bizera Yesu Kristo. Haleluya. Babandi bizera Yesu kandi bagakora n'ibyo ijambo ryayo rivuga. Yesu ashimwe cyane. Natwe rero dukwiriye kumva ijambo ry'Imana kandi tugakora iby'iryo jambo rivuga. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana igice cya 14, Yohana 14:23 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda. Haleluya. Tuzaza aho ari tugumane nawe. Ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Ese dukunda Imana? Ese twitondera ijambo ryayo? Nidukunda Imana tutitondera ijambo ryayo, nta kintu biba bivuze. Haleluya. Kuvuga ngo nidukunda Imana dukunde n'ijambo ryayo, twumvire Imana, dukore ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Yakobo mu rwandiko yanditse nanone yabwiye abantu ngo niba ukunda Imana by'ukuri, ngo niba mukunda Imana by'ukuri, mukwiriye no gukunda abantu. Kubera yuko umuntu ntago yakunda Imana ngo yanga abantu, ntago yakunda Imana ngo yange mugenzi we. Hari abantu muzi bangana, wenda ukaba warumviseho mugenzi wavuga ngo ariko nanga runaka. Barahari, si bahari? Barahari, nanjye ndabazi. Hari nabo numvisha bavuga ngo ariko nanga runaka. Iri jambo rero ryaje ritubwira ngo dukore ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Tubonye ko ijambo nanone ritubwiye, Yakobo yarababwiye ngo niba dukunda Imana by'ukuri dukunde n'abantu, kuko umuntu ntago yakunda Imana ngo yanga abantu. Ubwo rero dukwiriye gukunda Imana kandi tugakunda n'abantu yaremye, kuko nibyo Imana idushakaho. Yesu ashimwe cyane. Yakobo rero yakomeje kwibutsa abizera, ababwira gukora ibyo Yesu yavuze, ababwira gukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesu Kristo yaradupfiriye, yaratubabarijwe ku musaraba. Ese no kubera iki yabambwe? Yabambwe kubw'ibyaha byacu. Ni twebwe yaziraga, ni njyewe nawe yaziraga. Yarabambwe rero arapfa kugira ngo twebwe tubeho muri we. Ni ukuvuga ngo twebwe abakiranutsi babaho muri Kristo, natwe tubeho muri Kristo. Ninde wifuza kubaho muri Kristo? Twese turabyifuza. Tubeho muri Kristo. Haleluya. Iyo twizeye umwami Yesu dukora n'ibyiza. Iyo tumwiringiye tukiringira Kristo, tukiringira ijambo rye, biduhereza no gukora ibyiza. Ntube wakwifuriza ikibi mugenzi wawe, ntube wakwima mugenzi wawe icyo ubona akeneye kandi ugifite. Ibyo nibyo byiza dukwiriye gukorerana, ndetse n'ibindi n'ibindi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka rero tube abantu bakora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Murumva mubyishimiye? Murumva mubishaka cyane? Ngenda bishaka cyane. Reka dusabe Imana iduhereze kuba abantu bakora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Yesu ashimwe cyane. Tugeze mu kanya keza rero k'ibibazo. Turacyari mu ijambo ry'Imana, tugeze mu kanya keza k'ibibazo. Are you ready?
Yesu ashimwe cyane. Ikibazo cya mbere ndabaza mwese, kuko ubu ngubu ntawe unyegereye mvuge ngo runaka. Ubu ndashaka kubaza noneho mwese, nimbaza uzajye usubiza nubwo tutari kumwe. Ikibazo cya mbere, ese umuntu twabonye muri iyi story wanditse urwandiko arwandikira abizera ninde? Ni Yohana. Ninde? Ni Yakobo. Yakobo niwe twabonye wandikiye abantu urwandiko bari batuye mu bice bitandukanye, ababwira, akomeza abibutsa kwizera umwami Yesu ndetse no gukora ibyo Yesu yavuze. Haleluya. Ikindi kibazo ndabaza, ese ijambo ry'Imana ryatubwiye ko umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarikore ameze nkande? Umuntu wumva ijambo ry'Imana ntakore iki ijambo rimubwiye ngo ameze nkande? Ameze nka wa wundi wireba mu ndorerwamo hanyuma yamara kugenda already akaba yamaze kwibagirwa uko yasaga. Ese natwe nibyo dushaka? Oya. Ikindi kibazo ndabaza ese hariho umuntu wigeze kubona uri in need of something, like akeneye ikintu, akeneye ubufasha? Hari uwo mwigeze kumubona? Ese niba mwaramubonye ni iki dukwiye kumukorera noneho? Niba uhuye n'umuntu ari nyine ashaka ikintu, dukwiye kumukorera iki? Dukwiye kumwihora tukamubwira ngo igendere? Dukwiye gukora iki? Dukwiriye kumufasha. Haleluya. Ni bande bagiye gufasha abantu muri iki cyumweru? Katurebe. Imana izabidushoboze. Nanjye ndumva mbyifuza, nawe ubigire icyifuzo imbere y'Uwiteka. Hanyuma Uwiteka azabidushoboze, tuzagire umuntu dufasha. Iki cyumweru kizajye kurangira byibuze hari umuntu ufashije n'ubishobora, ariko sibyo? Yesu ashimwe cyane. Ikindi kibazo, ese iyi story yo gukora iby'ijambo ry'Imana ritubwira tuyibonye hehe? Tuyibonye mu kihe gitabo? Mu gitabo cyande? Cya Yakobo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kibazo mbaza, ikindi cyanyuma, ese turashaka dukunda Imana? None se abantu dukwiriye kubakorera iki? Dukwiriye kubanga? Oya, dukwiriye kubakunda, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uwukunda Imana by'ukuri akunde n'iki? Akunde n'abantu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahereza umugisha. Ijambo ry'Imana nahangaha turisoreje, ariko the big picture question yacu iravuga ngo, iratubaza ese church ni iki? Urusengero ni iki? Ni hehe? Urusengero ni ahandi twese tugenda, abakristo bose bagenda bakajya guhimbaza Imana, bagahurira hamwe bagahimbaza izina ry'Uwiteka Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwanya rero tugiye gusoma icyanditswe cyo gufata mu mutwe, ariko tutarasoma icyanditswe cyo gufata mu mutwe, ndagira ngo muhagurukemo turirimbire Uwiteka Imana. Haleluya. Yes.
reka tugaruke rero dusome icyanditswe cyo gufata mu mutwe. Ese ni ikihe? Ninde wanyibutsa? Ni hehe? Kandi ubushize barabibabwiye. Ubushize Ticyakwini yarabibabwiye. Ni hehe? Ni muri Abaroma igice cya kangahe? 12 umurongo wa kangahe? Wa 5. Haleluya. Reka dusome Abaroma igice cya 12 umurongo wa 5. Havuga gute? Natwe niko turi kuko turi benshi. Dusubiremo. Natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Dusubiremo Abaroma igice cya 12 umurongo wa 5 haravuga ngo natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Dusubiremo. Natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Dusubiremo rimwe ryonyine. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 5 haratubwiye ngo natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Kuvuga ngo dukwiriye gufashanya. Aho umuntu akeneye undi afite akamufasha. Yesu ashimwe cyane. Mwishimiye ijambo ry'Imana? Ni bande bafashijwe? Nizere ko mwese mufashijwe. Nanjye ndafashijwe. Kadutangire rero dukore iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge dusoza. Uwiteka Mana nziza, Mana yacu kandi Imana y'icyubahiro, twongeye kugushima kubw'ijambo ryawe. Mwami Imana, tugushimiye ko utubwira gukora iby'ijambo ryawe ritubwira. Mwami Yesu, turagusaba imbaraga. Ntabwo twabyishoboza twebwe, ntabwo twabyishoboza. Turakwingize kugira ngo duhereze imbaraga. Hereza buri mwana wese imbaraga, uhereze umukuru wese imbaraga. Mwami Imana, natwe duhereze imbaraga mu izina rya Yesu zo gukora iby'ijambo ryawe ritubwira. Mwami Imana, ntitugasome ijambo ryawe ngo turyibagirwe. Mwami Yesu, reka dukore iby'ijambo ryawe ritubwira. Turakwingize ngo tugirire neza. Komeza kuturinda, urinde buri mwe wese, ubane buri mwe wese. Mana, agakiza kwawe gakomeze kuba kuri twebwe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye kandi twiringiye. Amen. Haleluya. Imana ibahereze umugisha.